Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane abandi batangira kwifata ku munwa. Polisi ikorera mu karere ka Gicumbi yataye muri yombi abagabo batatu bakurikiranwe icyaha cyo kwica umugore w'imyaka 35 y'amavuko dore ko bamwishe urupfu rubi cyane, bamwishe bamuzingazingira mu mufuka bamujugunya hano mu mugezi wa Kageyo dore ko umuturage wabonye uyu murambo yaragiye guhinga arangije ageze mu kabande nibwo yabonye umurambo avuze induru aratabaza inshuti n'abavandimwe ubwo inzego z'ubuyobozi zahageraga. Polisi y'u Rwanda isita muri yombi abakekwa batatu ubu kugeza izisaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kageyo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo. Ayo niyo mahano yahabereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane abandi batangira kwifata ku munwa. Polisi ikora mu karere ka Gicumbi ivuga yuko umuntu wese uzagerageza gukora icyaha n'igisa nacyo azatabwa muri yombi. Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo ubugenzacyaha bwataye muri yombi abagabo batanu bakurikiranwe icyaha cyo kujyana umwana w'umukobwa muri shambure bakamusambanya bakamusiga muri shambure ubwo uyu mwana yaje kugaragara hano muri shambure yitabye Imana. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane abandi batangira kwifata ku munwa. Akarere n'aka Gasabo umurenge n'uwa Rusororo niho byabereye ubwo abaturage batanze amakuru bavuga yuko uyu mukobwa yaje mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba azana n'abagabo bagera kuri batanu ndetse babanza no kunywa inzoga. Nibwo rero uyu mukobwa bamujyanye muri rogi ariko bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mukobwa yakoraga akazi k'uburaya. Nibwo rero yipeveye abagabo batanu akaba yagaragaye yapfuye. Ese ubundi byagenze gute kugira ngo uyu mukobwa apfe? Ese abagabo byagenze gute kugira ngo uyu mukobwa bamwice? Reka nze turambure amakuru mu buryo burambuye. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tubanze tuyahire mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo ahabereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe abakekwa mu rupfu rw'umugore w'imyaka 35 y'amavuko polisi y'u Rwanda yabafunze. Polisi ikora mu karere ka Gicumbi yabafunze bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Kageyo bakurikiranweho icyaha cyo kwica umugore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko. Imva n'imvano ni iyihe? Byagenze gute kugira ngo batabwe muri yombi? Hari mu masaha ashyira saa 12 z'igitondo ubwo umuturage witwa Mukayiranga yajyaga guhinga mu kabande nibwo yagize mu kabande arangije abona umufuka ajya kureba uwo mufuka ahageze abarana ibintu bizingazinze niyitaye kumenya ibyo ari byo ariko abonaga uyu mufuka uriho amaraso. Yagize ngo yenda ni ibisambo byibye ingurube bishyira mu mufuka birangije birirukanka bayibitesheje. Nibwo rero yafunguye umufuka yizeye ko agiye kubona akaboga. Mu gufungura umufuka ahita abona umutwe. Mu kubona umutwe ahita asara mu mutwe ahita yumva zonze sereri yikubita hasi. Mu gihe yakangutse yahise avuza induru aratabaza inshuti n'abavandimwe n'inzego z'ubuyobozi zirahagera dore ko polisi ikora mu karere ka Gicumbi ariyo yahageze mbere. Abaturage mu gutabara bahise batabaza n'inzego z'ubuyobozi ubwo zahageraga basanze ari umugore wishwe urupfu rubi cyane dore ko abamwishe bamukase izosi bakamuteragura n'ibyuma bakamwica urupfu rubi cyane. Ibi byarijije abaturage abandi batangira kwifata ku munwa. Inzego za polisi zahise zita muri yombi abakekwa koko ako kanya hahise haboneka abakekwa batatu bavuga yuko bari kumwe n'uyu mugore mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba. Nibwo rero abangaba bakekwa bahise batabwa muri yombi. Ngayo nguko rero ibyo ni ibyabereye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo. Reka tugaruke hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo naho habereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugore wikoreraga ndavuga yakoraga akazi k'uburaya yaje kugaragara muri shambure ya Karamage yitabye Imana dore ko abaturage bahaye itangazamakuru amakuru bavuga yuko uyu mugore asanzwe akora akazi ko kwikorera. Na mu gihe yazanye n'abagabo batanu hano mu kabari baza kunywa ariko uyu mugore aza kugaragara yapfuye mu gitondo. Ese byagenze gute? Imva n'imvano ni iyihe? Nyiri kano kabari bahise bamuta muri yombi. Kano kabari kahita gahagarikwa by'agateganyo. Reka rero mbasobanurire imva n'imvano uko byagenze. Hari mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba ubwo abantu bagabo bari bavuye gucukura amabuye mu karere ka Kamonyi ubwo bari bahembwe. Ni mu gihe bazanye n'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka tutabashije kumenya ariko afite ubukuru
akure uko bisa kose. Afite nk'imyaka igera kuri 30 cyangwa 28 uko agaragara. Ni mu gihe rero bamuzanye bamunywesha inzoga, nabo banywa inzoga, nibwo rero bahise bamusambanya. Umwe akajya ava mu cyumba undi ajyayo, undi ava mu cyumba undi ajyayo. Uyu mugore yari ameze nk'imashini. Ni mu gihe rero bose bagiyeyo bakora ibyo bakora, barangije baragaruka. Ibi ngibi byasobanuwe na nyirakabari. Barangije baragaruka, na wa mugore aragaruka, bicara nanone mu kabari, baranywa barasinda, batangira kwizihirwa. Barangije umwe yajya bishaka akongera agasubirayo. Bari bakodesha shambure, dore ko bari bavuze, dore ko nyirakabari avuga yuko shambure bari bayishyuye n'amafaranga menshi, mu gihe shambure ikodeshwa 10,000 bo bari bayishyuye ibihumbi bigera muri 40. Bari bafite gahunda. Ni mu gihe rero aba bagabo masaha ashyira saa 4 z'ijoro bahise bakinguza cyangwa babwira manager hano mashambure abasaba cyangwa bamusaba ko bakwigendera. Nibwo rero ati batiriwe bazuyaza cyangwa ngo banarebe, aba bagabo bigendeye. Mu gihe mu gitondo umukobwa yari arimo akora amasuku, nibwo yagiye kureba munsi y'igitanda. Mu gihe nyine yari arimo akora amasuku areba ko nta kondomu zatakayemo, nibwo rero kureba ahita abona wa mugore munsi y'igitanda yitabye Imana. Uyu mu mashambure arataka aratabaza, inzego z'ubuyobozi zirahagera, dore ko bahise bamukura no muri rogi. Imodoka ishinzwe gutwara imirambo yahise imutwara. Ni mu gihe abakekwa kugeza izi saha batarafatwa, ariko babiri muri bo bafashwe, na nyirakabari yatawe muri yombi, n'akabari kahagaritswe by'agateganyo kubera ko kakoze ibihabanye n'amategeko. Ni mu gihe rero hano mu mujyi wa Kigali utubari bari kuduca, ariko ndaje mbasobanurire impamvu utubari bari kuduca. Impamvu utubari bari kuduca ni iyi mpamvu yuko bajyanamo abana batujuje imyaka y'ubukure bakanywa ibiyobyabwenge, ugasanga havuyemo ingaruka z'urupfu, ingaruka nk'izi ngizi zo gukorerwa imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu utubari rero hano mu mujyi wa Kigali bari no kuduca. Ndaje mbibabwire mu kanya imva n'imvano. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Keza Samura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane.